twongeye kubatashya abakurikira ibiganiro byacu hano kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Nk'uko mubimenyereye dusanzwe tuganira, njyewe nitwa Ntirumara Intwari, nkunda amahoro, nkaba nkunda Ikinyarwanda n'amateka y'igihugu cyacu ndetse n'ururimi n'umuco muri rusange. Ibyo bintu muzi neza ko ari ingenzi kandi biduhuza. Hano ndi kumwe n'umukecuru Bibi ndetse n'umusaza, tugiye kuganira. Ntabwo ndi njyenyine kubera ko ibintu byinshi bya kera bizwi n'abakuru kuturusha. Uyu munsi rero tugiye kuganira nanone kugira ngo tuganire ku ngingo zitandukanye z'umuco nyarwanda ndetse n'amateka y'igihugu cyacu. Reka dutangire abatumirwa bibwira abadukurikiye kugira ngo mumenye abo ari bo, munamenye ubunararibonye bafite bishingiye ku kigero cy'imyaka barimo. Twatangira muzehe wibwira abantu kugira ngo bakumenye. Nitwa Rubayiza Vincent, nkaba ndi umusaza usheshe akanguhe. Navutse mu mwaka w'1943 mu nzara bita Ruzagayura. abatari babisobanukira, hari inzara yabaye yitwaga Ruzagayura, niyo navutsemo. Ubwo rero nkaba mfite imyaka 80. Ubu ni uwa 80. Ni uwa 81 niwo ntangiye. Iyo sinzi ibindi ushaka. Urakoze cyane pe. Urumva hari ukumenya amazina yawe, Rubayiza Vincent Bisenti, abakuru niko mukunda kubivuga. Wavutse muri 43, ubwo ufite imyaka 80. Urakoze rwose. Uraza kutuganirira byinshi. Ibi nawe wakongera ukatwibwira, ukatubwira n'imyaka kugira ngo abantu bumve ukuntu ungana, wenda nk'abadukurikiranye bwa mbere nabo babimenye. Nanjye ndi hano ndi kumwe n'abavandimwe, turi kumwe tuganira. Nkaba ndi umukecuru umaze gukura. Nkaba naravutse 1940. Nkaba mfite imyaka 84. Ubwo rero nkaba hari ibyo ngenda nzimo bya keramo gakeya. Nuko hagati aho ngaho rwose ndabifuriza umwaka mushya muhire. Nibagiwe kubihera. Nawe turawukwifurije. Uzakubere w'amata n'ubuki. Ni ukuri murakoze. Ndetse zawurye ntuzakurye. Nuko mukomeze kugira ibihe byiza kandi tubifurije umwaka mushya muhire. Namwe murakoze. Bantu bakuru rero turi kumwe, mukecuru Bibi nawe musaza, ndagira ngo dutangire tuganira ku bintu byo hambere. Icya mbere, hari ikintu njya nibaza nashakaga kubasobanuza kugira ngo wenda n'abandi bato nkanjye cyangwa n'abatakizi babe bakimenya. Njya numva ngo nabyumvise mu ikinamico, ntabwo mbibahisha. Nabyumvise mu ikinamico yo hambere, ntabwo nibuka uko yitwa, ariko yari irimo umuntu witwa Uwera, ngo bari bumwice. Ndayizi iriya kinamico. Nibajije niba iriya kinamico ishingiye ku kuri cyangwa ari ikinamico gusa. Ese koko nibyo koko iyo umukobwa yatwaraga inda kera yaricwaga? Ese ni ku bwanyu mwasanze babivuga mu mateka? Nimubitubwireho. Mbese ibyo bintu mubiziho iki? Cyane nkawe Bibi, ibyo bintu mubiziho iki mbese? Icyo mbiziho ni uko muri icyo gihe cyo kugira ngo umukobwa atware inda ayitwarire mu rugo, yabaga yakoze ishyano. Ubwo yagombaga kwicwa. Ubwoko ubwo ari bwo bwose bajyaga kubaroha icyo gihe. Icyo gihe barabarohaga, bajyaga kurohwa n'abatwa. Babahaga abo bitaga abatwa. Abatwa nibo babarohaga. Baramuhekeshaga, cyangwa se yaba ari umwana usanzwe usanzwe utagomba baheka, atari wo mu batware, bakamushorera bakamujyana bakareba ahantu mu isumo. Nk'aho iwacu hari inzuzi nko muri Myotsi, mu Kanyaru, mu Ruzi, ahantu hose habaga hari ahantu bakagenda
bakamujugunyamo bakajugunyamo Mm. akagenda uko nyine akagenda kuko ngo yabaga yakoze ishyano. yabaga yakoze ishyano Ese iryo shyano ni irihe? Ni ubusambanyi. ubusambanyi Oya Mm. nabyumvise ahubwo none se ko ngubu batabica bitandukaniye? Niko icyo gihe byari bimeze. icyo gihe niwo muco Mm. w'ikinyarwanda yabaga wari yakoze kuko bavuga ko yonona ibintu byinshi byo mu rugo, bibuza amatungo, Mm. bibuza umugisha mu rugo, mbega bitera ubuvukasi, Mm. bigatera n'icyangiro kumva ngo umukobwa wa naka yakoze ishyano. Yego. Ngira ngo iby'uwera warabyumvise bivuga ngo nimuze, kandi banamubeshyera. Mm. N'uwashakaga yabaga abikubeshya, ariko cyane ho bapimaga nk'abantu b'abagore bakamenya ko babanzaga gutumira abagore bakamureba ko bakareba atwite, koko batumiraga niba abagore n'ibintu kuko hari nk'uwera urabona barakubiranye bajya kumurenganya, uretse ko Imana yamurenganuye ikohereza mubyara we akaza kuhahakwa, akaba ari wamurenganuye, buriya yarenganuwe na mubyara we. Kwibuka 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 nibyo. nuko n'ibindi rero yari Sebanani yego, n'ibindi rero nyine ibyo barabikoraga none se yego ibyo bintu none se ibyo bintu byabagaho mukiri wenda bato cyangwa mwasanze bivugwa nawe byaravuye? byariho bicika kuko leta niyo yabiciye. Amategeko leta, amajyambere mbese yari amaze amajyambere, kuzamo batangiye nko gusa abazungu babihagarikamo batangiye gake. gutegeka, bazana amategeko, uyarenzeho akabihanirwa, nta muntu ugomba gupfa azize ubusa. Ngira ngo n'ubu bibaho, kandi amategeko ntayemerera umuntu kwica undi, kandi nta n'icyo bene abo batwara. Ni abantu nk'abandi, n'abana nk'abandi, bavuka nk'abandi, babaho nk'abandi. Biriya mbega ni ubujiji bw'abakera. Ni kwa kundi tugenda duhindura, ntacyo byica, ntibibuza amahoro mu rugo, ntacyo. Reka ni umuntu nk'abandi, umwana nk'abandi. nk'uko kera habagaho imihango, kubandwa no guterekera bigasimburwa n'ubukirisitu. biriya byo kwari ugusenga bya kinyarwanda, buriya abazungu basa n'abatuboneye, baraturenganyije. Kuriya ni ugusenga kwabo, natwe ni ugusenga kwacu, ntacyo byononagaho umuco. Nta n'ikosa rihari ku banyarwanda. Byari iby'abanyarwanda, ni ugusenga kw'abanyarwanda. Kwari nko gusenga kwabo, nk'uko tuvuga ngo tugiye mu misa. Kwari ugusenga, ibyo bikabaho. Kandi hari n'ibindi byari bikomeye. Umubyeyi hari n'ikintu cyari gikomeye. Iyo nk'umukobwa yajyaga akunda, yarazaga akambaza Imana y'u Rwanda, abakurambere kwa sekuru, mbega sekuru kugira ngo abyare arikunda, imumereye nabi, kandi sekuru agatuma abyara, kuko akabyara neza. kandi niba ari n'ituro, niba byanakomeye akagira n'ibyo amuhigira azatanga, ariko akabyara, ibyo bintu akazabihigura yamaze kubyara. Byari isengesho, ni abazungu gusenga rwose, nk'ibindi byose nk'uko ntacyo byaga bitwaye, nta n'ikosa. Byari ibintu byiza, wari umuco. Byavuyeho rero, yakuye kirazira. yakuye kirazira. Yego, buriya nta kintu kigira ibyiza gusa. Gusenga ni byiza, turanabikora, ariko hari ibyo nyine byadukuyeho. Ni umuco byakuyeho wa kinyarwanda. Ni umuco w'ikinyarwanda bakuyeho, ariko ubundi ntabwo wari mubi. Wavuze uti navutse mu nzara ya Ruzagayura. Inzara yabayeho mu Rwanda yitwaga Ruzagayura. Ubwo wayivutsemo ntabwo nakubaza ngo yari imeze ite, wari ukiri muto. Ni amateka, ni ukuyumva. N'uwo nawe yavutse itangiye, nawe dusa naho yari itangiye nyine, ko yatangiye muri 40, yamaze imyaka 5. Yatangiye muri 40, uwavutse yishira muri 45, yamaze imyaka 5. Njyewe nayivutsemo hagati. Mu mateka ni amateka igihe yashiriye. Mu mateka mwumvise wenda abakuru bayavuga, ababyeyi, iyo nzara mwumvise ko yari imeze ite, aba yaratewe n'iki? Ni iki mbese mwumvise kuri iyo nzara? Nta kintu umuntu yavuga cyayiteye, gusa icyo numva bavuga ku bundi habanje kuba izuba. Habanje izuba, bukeye hagwa imvura, abantu barasuhuka, baratoroka, baragenda, abakene baragenda, hasigara abantu b'abatunzi, inka zirisha hafi,
inka ziratoboka amata n'itayagiraga irayakamwa zirakamwa cyane. zirakamwa babaho abantu batungwa n'amata bakarya ibyo babonye n'ibyatsi Ibisogo byahira n'ibiki byose ibisogo biramera ibyo bimera mu ibiboga mase. ibiki byose bimera mu mase ariko abatindi akanywa nabo bakarya inguri z'insina bakarya iry'igisura ariko iby'abatunze bafite bakabirya bashyiramo amavuta y'inka. Ntawe urya amavuta y'inka rero mu byo warya byose ugashyiramo amavuta y'inka ntawe ushobora kugira icyuba. Wariye amavuta y'inka ugashyiramo ibyo byatsi byose ukabyahira n'ibibabi by'ibigori babisekuye bakazana bagateka bagashyiramo amavuta y'inka warya ukabaho ntacyo wabaga atunze kandi ukanywa n'ayo mata ukashoza ayo mata. Buriya hari ukuntu amata y'amacunda warabizi amata y'amacunda barayacundaga bashaka gukuramo amavuta ariko barangiza bamaze kuyavura bagashyira bayacundishije inshyushyu amata y'umubaji amata yaraye niyo yacundishwaga. hanyuma noneho rero bamara kuyavura bakayasukamo amata y'inshyushyu amaze guhora amirire. Icyo kivuguto ukinyoye ntiwananywa asanzwe atari. N'abantu kenshi iyo bavaga ku rugamba bene abo ngabo niyo babaga kubera ko babaga barumagaye ko barakakaye. Ayo niyo yaje kurangira irangijwe n'abazungu guhinga n'ahadahingwa abatware bategeka guhinga shiku nabo n'ibiryo barabitanze. nicyo gituma abanyarwanda hari amazina bise y'icyo gihe ba Kajagari ba Nyirakajagari abo bahingisha ku ngufu ariko icyo gihe muri iyo nzara hari abo bitaga abayuku babaga barabagiye kubateranyiriza hamwe nka kuri impunzi bazigira noneho bakagenda bakabagaburira ibiryo ibishyimbo bivuye muri Kongo hariya batwambuye za Mukoto rwari u Rwanda ruriya hariya ubona abayemuventuwe iri rwari u Rwanda. Hanyuma hariya rero niho hera ibishyimbo havaga ibishyimbo bakabyita Mukoto naho kandi hitwa Mukoto na Mbinga n'ahandi gutyo aho hose rero niho ibishyimbo byavaga muri Kongo byareraga n'ubu ngubu bakabiza rero nibyo bahaga abayuku. Abo bantu barabahaga rozagara ricibwa bafata ikiboko barakubita abantu ngo bahinge muhinge shikwiraza abatware barahingisha batabera ibijumba ahahinga imyumbati bahinga imyumbati ibijumba bahinga ibijumba aho bayikuye sinkazi nk'iwacu kuko maze guca ubwenge imyumbati barayihinze ntibayikura ntibayiteka inka zirarisha bibi bisambu barekeraho ngo iwacu ngo ntiyaraga imyumbati ariko ntayo bahaga bahinze. Mbega muri make ni icyo cyaciye inzara yaciwe no guhingisha n'abazungu. Ubivuze neza uvuze ku kintu cy'abatware ngo bahingisha abantu ndabyibuka iyo bigeze kutubwira ko ise ngo yari umutware ngeze sinabibabwiye. Uramuzi se? Oya nziranye n'uyu n'umugabo we umugabo we ni mwene wacu Kaniziyo ni mukuru wanjye n'abasinga ni bene wacu. Muzehe Kaniziyo ndamuzi rwose cyane. Muzehe Kaniziyo ntabwo rero nyine urumva yarandutaga yaramurutaga kuko nawe nanjye yarandutaga we yari uwo muri 31. Yego ko muzehe we yari mukuru. None se papa wawe ubwo yari inde ngo numve ko ntaba muzi? Ntawe wamenya ndavuga izina gusa nta mutware nawe kubera kubisoma. Urugero reka nguhe nk'urugero hari umutware nzi witwaga Rwubusisi ntiyabayeho uwo kwandese ntabwo nzi ngo ni uwo kwandese ba Rwubusisi ni benshi ni umutware witwaga atyo nawe hari n'abandi bari benshi yatwaraga impunzi yatwaraga Rwubusisi mu majyepfo ni Ikivu ni iwacu nyine ni muri Nyaruguru mu majyepfo ni Ikivu ni Rwubusisi rwa Mbishibishi ise yari Mbishibishi Kavindimwe niwe yitwa Nyabahara ese waba akabagumira bari batuye nyine mu bashumba hari iwanyu reka Gumira se n'umuzi inde Gumira wa wundi wari hariya ku ivuriro rya yego nyine hariya yaratuye ntuzi
wowe papa wawe yatwaraga he? twebwe ahantu yatwaraga ni ahantu, ariko ntabwo yari umutware, usibye yuko yari ahagarariye uwo watwaraga kubera wewe atari yarize. Yego, abatware babaga barize. Abatware babaga barize, ariko uwo watwaraga aho twari turi yari umutware witwaga Kanyandekwe. Yego. ese Kanyandekwe si mwe na bamunze nzo kwa Kayitsinga si Bigina nabo kwa Ntuze nyine, Ntuze Kanyandekwe yari asike bakomokaga ahantu. Kanyandekwe yakomokaga ahantu bitaga i Remera, muri Remera iriya yo mu Babanda. Yari umubanda. Nubwo no yakomokaga rero, noneho kubera data we yari umuntu wize, yari yarize amashuri, yari umukarani we. Yari umukarani we, ariko agasa nkaho ari we byose uri kubikora. Oya n'ubundi abo batware, abo basurushefu babaga ari abana nyine b'abantu bakomeye. Gusa kubera noneho kubera ko ari we wahawe umusozi kwitwe, ariko ubundi uwo mukarane we niwe warebaga mu bitabo by'abazungu gusoresha imisoro y'abantu, gusoresha inka, akabara imisoro, yarangiza akamuherekeza bakajya gusora kwa shefu, akabijyana. Ubundi urumva nyine, urumva ni ukuvuga niwe watwaraga urebye, we yarize mu by'ukuri, niwe watwara amashuri yari yarayize. we yitwaga nde? Bamwitaga Nikodemu Senyabatera Nikodemu kaba umukobwa. niwe watanze Senyabatera atanga intamati. iyo mvugo yo imeze iyo ni indirimbo. Indirimbo ni umupadiri wari waje ahantu mu misiyoni ya Cyahinda iwabo, none ashaka kwisabira nk'abatware, akora imihigo, arabararika, arabatumira, abaha inzoga, imihigo y'imfura, yaremye urw'intwaro rw'inziza rugiye guhama, niko umupadiri yayihimbye. Hanyuma noneho rero aravuga rero, akavuga inka, akavuga umutware, akavuga n'inka yamuhaye, inka arazigwiza nyine. Yari padiri mukuru cyane. Hari aho bagera bakavuga kandi yari umurera. Yari umurera uwo mupadiri hari aho bagera yari yamuhaye bitaga intamati. Senyabatera atanga intamati. Intigunga n'iya Kadiri, reka mbiheraho. Senyabatera atanga intamati, intigunga n'iya Kadiri, intubuki ya Rusanganwa, isati kabi ya Rwasangabo. Ati noneho ati nimwongeze umurego, imihigo irakomeye. Niyo mihigo rero uruzi yaturutse kuri izo mfura y'ibyo bakoze. Si Padiri Aruferedira? Yewe ndavuga nti wa mupadiri ni Padiri Aruferedi akahitwaga Padiri Matayo. ariko bibaribuka we oya n'uwawe ni na misiyoni y'iwawe. Arakareka ntabwo ndi imfura, sindi n'umuherereza, ariko ndimo hagati gutya. Umva rero nibyo bajya bavuga bati burya wa mugore bamaze kumusenda ngo abasisita bavuze igifaransa, ubwo ayoberwa ibyo bavuga, kandi bariho baravuga ko bagiye kumusenda. Burya rero kutiga biragatsinda. Burya rero n'umwana utagiye ku ishuri ngo yige afunguke mu mutwe, niyo ataba yakomeje amashuri, ariko burya aba yafungutse mu mutwe. Kuko amashuri narayize usibye ko icyo gihe abakobwa bakandamizwaga, sinzamuke ngo njye hejuru, ariko amashuri 6 narayize. bivuze ngo uzi kwandika no gusoma rwose, ariko urabizi nkurikije ibintu uzi n'uburyo bivuga. noneho rero urumva iyo umuntu yize aba yafungutse n'abazungu bataraza, abanyarwanda barigaga. nari ngiye kubikubaza. Barigaga, reka mbiguhe. Kwiga byari itorero, wajyaga mu itorero ukajya kwa shobuja, nk'uko shebuja waba nyine ntiyize muri Charite. we urumva we yagize amahirwe ajya muri groupe scolaire, riri i Butare n'ubu riracyariho, ririya shuri ni ry'abatware bigaga.
Charite nyine ni ishuri, ni iryo shuri nyine abo bigaga ry'abatware, yigwagamo n'abana b'abantu bakomeye, nta bakene baryigaga. Ryigagamo abigira ubuhinzi, abigira ubuganga, abigira amategeko, abigira n'ubwarimu. Izo segisiyo nizo zabagamo uko ari enye. abarimu bigaga imyaka iyi, bigaga ahantu isave. oya save yari itaraza, buri groupe scolaire burya inoza nderabarezi yarimo, isekisiyo yarimo nderabarezi. Abana b'abatware rero bakundaga kwiga ubuveterineri, ngo ntabwo bajya guhinga nk'abana b'abahutu, bajya guhinga bakajya mu veterineri, ariko bakavamo bakaza bakanatwara. Oya si n'abatutsi gusa, ntabwo bize bose, nabo ntabwo bigaga bose, biriya by'abatutsi kuko abantu bize ni bake. Reka duse n'abakigorora bajyagamo. None se Rusharaza rwa Segatashya yari umuhutu? Bajyagamo, yari yarize ubuhinzi. Segatashya bo ndanabazi nyine bajyagamo nabo babaye iwacu. Komeza tubwire ku itorero. Noneho rero mbere y'abazungu hariho itorero, abana bakajya, abana basanzwe bakagenda bakajya mu itorero nk'uko kwa Sewuyu. Aba ni abana b'abakene, noneho bakazavamo abajya mu itorero nawe ahahatswe, bakazagera ibwami, bakazaba abajya ibwami. Mbega ni nk'uko kategori z'amashuri, ni nk'uko amashuri akagenda akaba umwana w'umugaragu akaba aho ngaho, akaba mu rugo, akajya igihe cyagera ku mugoroba nk'uko bakajya mu itorero bakajya guhamiriza, bakaba mu ntoreze, bakajya kwiga kurasa, bakajya kwiga gusimbuka urukiramende, bakazategurira kuzatabarira igihugu. Ni ubwo buryo babonekagamo, hakabamo abasimbuka urukiramende, bakabamo abakora imirimo ya gisore yo kurasa, kumasha, bakoresha impiru, bakazategura imyambi. Ibyo bintu akabibamo, akaba umwana ubahaka, abo bakamenywa bakarerwa neza, bagafatwa neza, bakanywa amata, bakajya gukirana, bakagira imirimo niryo shuri ryabagaho rero. Ariko numva ari iry'abasore, niko babyirukaga nyine. Abakobwa bo ntabwo bigaga, nabo bigaga imirimo yo mu rugo. Umukobwa yigaga imirimo yo mu rugo, mu rugo mu bavandimwe, kereka abajyaga ibwami guhakwayo bakaba baja. Aba baja b'ibwami bakomeye bakamenya gutereka amata y'ibwami, bakamenya uburyo bazabana, kumenya inzoga. Ariko hari umugaragu ushinzwe inzoga, ariko akaba n'umugaragu n'umuja ushinzwe amata. Amata yabaga ashinzwe umuja, umugaragu nawe agashinzwe inzoga. Bakanazihana bakaganira, bakamenyana. Tukivuga ibwami, buriya hari amateka ajya anshishikaza, ariko atari igihe cyacu. Iyo navutse rwose hariho abaperezida, urumva nkamwe mwavutse muri za 40, hari igihe mwigeze wenda kubaho, urumva Rudahigwa yari akiriho, mwebwe mukiri bato, hari ibintu muzi byo ku bwa Rudahigwa? Nk'uko hariho Paul Kagame. Rudahigwa ni igihe gitoya tubiziho, kuko mu gihe kumumenya twari tumuzi. Nkangiye kuko ndi umuhungu, abakobwa bo bakundaga no kwimuhira, ariko kuko hafi y'iwabo hari ibwami, hari butware, shoboye kuba yarayenda na se yaramubonaga, ariko kugira ngo umukobwa azajye kugenda ajye mu giterane nk'icyo ntibyakunze kubaho, ntabwo byabagaho ibyo ngibyo. Ariko nk'uko yaje abantu, kuko Rudahigwa yararambagiraga, iyo umwami yagendaga bavuga ko agiye kurambagira igihugu, akagenda akajya kurambagira. Nanjye kugira ngo mumenye nanamubonye, usibye ko nari umwana, naramubonye uko yasaga n'indeshyo ye, usibye ko nari umwana muto cyane. Nari umwana tuvuge ufite imyaka 12, ariko nari nzi ubwenge n'imfite imyaka 12. Muri 52 yaje mu misiyoni Cyahinda. Aho rero niho twamuboneye,
noneho rero aza bamwakiriye baramwakiriye ibyo bakoraga nyine ntitwanabyitagaho tubona nyine abakecuru bateze ingori niko baje Wabonaga ameze ate yego bashokoje Rudahigwa yariraburaga ntabwo yari inzobe oya Rudahigwa yariraburaga na murumuna we yariraburaga Kigeli na Kigeli yariraburaga ariko yari muremure cyane yari muremure abana tumureba dutya hejuru ari umuntu muremure na murumuna we nuko noneho rero birangije Na Kigeli aravuga ati nawe. ndashaka no kujya kuramutsa abanyeshuri yari umuntu ukunda abana cyane noneho rero bamushyize nka hariya abana bose abarimu baradukoranya turagenda tujya imbere ye tujya imbere ye nyine turagenda nyine turamushuhuje abana barabyinnye abana bararirimbye indirimbo abarimu bari babateguriye nuko ubundi aduhaye umugisha aduha umugisha icyo gihe imvura yari ikubye iguye yaragiye kugama mu gipadiri yaba yaricaye mu modoka y'ikagwa ikarangiza nuko uko yabigenje niwe ukuzi ariko kumubona naramubonye pe nuko nuko ubwo hari muri 52 bari muri 52 nari mfite imyaka 12 urumva ko ubyibuka ese ndabyibuka ubu bibi imfura yawe yavutse ryari imfura yanjye yavutse mu 61 muri 61 ubwo wari ufite imyaka 21 kera ngo abantu bashyingirwaga bakiri bato si nk'ubu reka ntitwamushingiye ndavuga wowe ubyara nyine imyaka 21 wari ukiri muto reka ntabwo nashingiwe na 20 ntayo nari nuzuza wari ukiri muto nari mfite imyaka 19 ushyingirwa ubana n'uriya musaza none se niho nyine twari mu mahanga twari tumaze kugera mu mahanga kuko intambara niho yabaye 59 kandi muri 59 niho nari nujuje imyaka 19 ubwo rero twahise narahunze nyine ndi umukobwa duhunga ndi umukobwa nyine n'abandi nabo bahunze ukwabo aho twahuriye muri Zayire noneho rero kwa kundi abanyamahanga batangira kwigabiza abakobwa abo bamuhurira abo baterurira mu nzira abo bagira gute barabigabiza ubwo rero noneho icyakurikiyeho bagendaga bavuga bati yemwe noneho nawe wundi udafite inka akaza nimba ari umuntu baziranye ati rwose ko mfite umusore nawe ukaba ufite umwana w'umukobwa wamumpaye ko Kigeli najya mu Rwanda tuzagukwera icyo gihe bakwa Kigeli ngo Kigeli najya mu Rwanda bazabakwera Kigeli namara gutsinda dusubiye mu Rwanda tuzabakwera ubwo abantu bagenda bafata abakobwa gutyo bashakashakana gutyo bahunga abazayirwa nibyo gukwa Kigeli oya niwe nakoye dore uyu musaza ahubwo yakoye Kigeli nakoye Kigeli gukwa Kigeli ni ukuvuga nta nka twari dufite noneho rero tudafite inka kandi ntabwo abana bacu tuvuge aba babyeyi bo hambere ntabwo abana nabo bari kuzagumirwa ngo nuko umuntu adakora wagakoye n'izuka ariko noneho kubera ko bari imfura nta mfura kandi yakwaga isuka noneho rero twemera gukwa umwami twavuga tukagenda ugasanga umugeni utumva ni mu nkweri umunsi Imana yatanze ihumure tugasubira iwacu tuzamugombora umwami wacu tuzamugombora tuzabakwera noneho rero ndindirase noneho rero ubwo rero nkanjye wakoye Kigeli hageze maze kubyara umwana w'uburiza noneho nigeze kukubwira ko nta data nta mama nari mfite noneho nsaba data amaze kunshingira nsaba data kuko ndamusanga uzambere umubyeyi uyu mukecuru nawe azambere mama ati cyane noneho byabaye n'amahire shebuja yitwaga Rubayiza noneho akajya yirahira Rubayiza ngehutisha noneho nzaguhaye umukobwa araza turahinga turafatanya duhinga ahantu heza tureza duca ngura inkizi
ebyiri z'inyana z'incuke mbega zivuye ku ibere zabaga zikuzemo gake. Imikangara urabikoze cyane. Ni uko inyana z'imikangara rero ndazifata mbwira umugore ntuze n'ibindi ubu ndashaka gukwa ngo mbohore Kigeli. Hari muri 63 mu kwezi kwa karindwi ku itariki ya 20. Oya icyo gihe niho narongoye. Ubwo rero muri 64 niho nakoye. Ntabwo natinze kuko twarafatanyije duhinga, hanyuma rero noneho havamo amafaranga ngura izo inyana ebyiri, hanyuma mbwira umugore ntuzi n'ibindi, iyi nyana ndashaka kuyikwa. Ndetse umugore arambwira ati ese waba yiretse ikabanza ikabyara ukazakwizabyara ntuzi n'ibindi, ushobora kuyireka igapfa hanyuma ugasanga mpezemo ideni. Ndashaka gukwa. Ati cyane, ati mpamagara rero data bukwe, muhamagara mu bintu byihanitse kuko nakundaga gusetsanya no kuganira. Ndamubwira nayo nandika ibaruwa kuko nzi kwandika, ndamwandikira. Numva rero umubyeyi wanjye hari icyo nakwifuzagaho, ariko nahishe umugore. Umugore ntabwo namubwiye ko nanditse, nabimubwiye gusa nteka tuzabakwere. Hanyuma noneho ndamubwira nti noneho mfata ibaruwa ndandika, ndangije nyiha umuntu arayijyana ahereza umwana we w'umuhungu witwa Karekezi. Mu ibaruwa arayisoma, arangije ndababwira n'ibyo nanditsemo. Namwandikiye ndamubwira ntumva rero umubyeyi wanjye, nifuje kuzambera umubyeyi, none umukobwa wawe ari we mugore wanjye, ibibazo bye nanjye byananiranye. Aragenda ntiyatinze, aguze icupa rya kanyanga. Icyo gihe kanyanga yarakoraga cyane, azana icupa rya kanyanga azana n'uwo mwana we w'umuhungu w'umusore. Baraza, urakoze, urakagira ibyo utanga n'ibyo usigarana. Nuko baraje, bazanye icupa, baje ubwo yari azi ko byacitse, asanga turiho turenga ibitoki. Yari yaraye kwa mwene wabo, nuko binjira mu nda, ndagira ngo mukwere bimutunguze. Nyine nabaye nka babandi bajya bamenaho abandi amazi, sinzi uko mubyita. Negeye nabimutunguje kuko nari kuzabizana ngasanga ndamuvunnye. Hanyuma noneho agiye kuzashaka ibyo kwitegura, azana inzoga n'ibiki byose, nangiyeho nk'ay'abandi ngomba kunyitindana. Nuko noneho ndamubwira ntuzi n'ibindi, ati ndangije kwenga ibitoki. Nyine uraza uraturamutsa urakira. Noneho ndangije kwenga ibitoki, hanyuma yanamaraga kwenga igihe cyose nabaga nzi ko hasigaye gukamira. Namara gukamira noneho ubwo ngakamura umugore no gutara, byataraga ibigoye cyane, wabaga wateguye aho utara. Noneho mbyihutisha, ndagendera nyine njya kuganira nawe, nazanye icupa rya kanyanga turanyoye. Ndamubwira rero musaza, ntacyo nakubwiraga. Ni naho umugore yamenye ko namwandikiye, ariko nabatumiye. Ntabwo yari abizi, yabonye baza gusa. Ariko umwana aramubwira ati kandi ati mbonye bazanye icupa rya kanyanga barishyize hariya, bazanye icupa turanyoye. Rero tumwana ndamubwira rero musaza, icyo nakubwiraga, dore usanze ndiho nenga inzoga. Nagira ngo niba ari ibishoboka dushaka ukuntu, niba hari amafaranga ufite ugura urwagwa. Ni hano mufite akabindi k'amacupa 20. Nagiraga inzoga nziza pe, niyo kwa mama Pasi kuko niyo nigeze kubona. Nkagira inzoga nziza cyane, inzoga yo kwa Rubayizi ikavuga ikabarizwa, kandi ntiyamaraga iminota n'ingahe. Nuko hanyuma noneho buriya rero nkunda gusoma ariko maze no kuvuga, kuko niyo umuntu ajya birananira kuvuga nsoma sinabikunda. Ndavuga nkirangije icyo ngicyo. Nuko noneho ndamubwira nti uzi n'ibindi, aha rero ejo mfite urwagwa, ugende ubwire nkomati mukuru wanjye, ubwire n'umusaza Kamiri yanaguye aho izaza, twagiye kumushyingura muri iyi minsi ishize.
uwo wasabiraga wabaye nka data. Yari Yari afite umusaza imyaka icyo gihe. nk'ijana, yari umuntu mukuru nyine, yakwiye nk'uko yambyaye. Nuko hanyuma noneho nawe maze rero nta kintu navuganye nawe n'umugore wanjye, nta kintu na kimwe, nagira ngo ukunde uze utazatinda, kandi nabonye inka yo kuwukwera. Inyana nayiragije hariya i Bugungu, hari umwana w'inshuti yanjye yaranapfuye, ya nshuti ndamubwira nti ejo azajye kwikuzanira nashaka kukwera, kandi inzoga yo unkoshe, ejo uzakoshe mukuru wanjye azaba ari aha, uwo nkomati, inzoga irahari, zaba ari inzoga wazanye uzi kunkosha, na kamera arahari wansabiye, hanyuma bankoshe ngo ukwere, ejo uzatahane inka. Nicyo nakubwiraga, nicyo naguhamagariye, naho ubundi ntacyo napfuye n'umugore wanjye. Nashaka kugira ngo mbohore Kigeli, nari namuboshye kugira ngo abe umwishingizi wanjye. Icyo rero urumva ko ari ikintu cyiza, ubupfura nuzuzaga nicyo gihe nyine niko byagenze nyine twavuga iyo wakwaga rero mba ndakoye ubohoye. Noneho rero bajya banabivuga bati ese burya Rubayiza wirahera, ati Rubayiza mpinga, bati ese Rubayiza wirahera nta muko, ati nta muko wanjye, ati singiriya sese, nta n'inka yari afite, n'inka yanjye yabanje mu rugo. Noneho kandi yarambuze, ati Rubayiza atera n'umutwe mwiza, ati Rubayiza mu bakobwa banjye yarongoye umukobwa wanjye w'imfura, ati abakobwa banjye bose bararongorwa bose, ati Rubayiza yarankwereye, ati n'abazimpaye ku naba ariko barankwereye, kandi bayankwereye ku neza. Umva ikindi rero cyaje gusetsa, abo bose basanzire banjye ntibakiriho, n'igihe usigaye, kandi n'igihe mukuru, ariko baranandutaga, nuko ari igihe washatse mbere, nuko narongoye umukuru. Hanyuma noneho rero barangije, muramu data gukora saza, muramu wanjye ikintu yakoze yabaze, nari mukuru, nararebaga mu bantu batagoye data ni Rubayiza, nimbona indongoranya ya Rubayiza n'abandi bashaka bazazibure, ko baruhije data, kandi n'igihe warongoranyije, uretse ko yapfuye ihaka, ariko yarayimpaye, n'icyo nyumva ni ishema. Nuko rero twakwaga ibyo bakubwira ibya Kigeli, iyo wakwaga wabaga umubohoye, wabazihezemo n'ubu ubwo baracyamuboshye nubwo atakiriho. nanjye nakowe ngeze inaha. Ntabwo wakowe Kigeli. Ese mba atashakiye mu gihe kimwe nanjye yayitanze tugeze inaha ngaha nyine, twarahageze ajya mu byo twari dufite turi i Burundi, amafaranga tuzanye ajya mu Bugesera hakura inka ebyiri, ziraza zarororotse zirabyara, zaje kuvamo agira n'iyo yagabiwe n'umugabo witwa Kabano, izo zose zaje kubyara rero ahita akuramo inka, usibye ko data atarakiriho ariko ayiha musaza wanjye. Arakwa urumva ko yemeye agakwa, kabone n'ubwo sebukwe yari yarapfuye. Yarakowe rwose, inyana nziza y'umusengo. Harya buriya inka y'umusengo ni isite, ni ibihogo mu mweru, ibihogo mu mweru, ibihogo mu mweru. Ikibamba nacyo ni umukara mu mweru. nuko rwose, yewe nuko tuganiriyeho, mumbwiye byinshi pe, ndahamya ko n'abadukurikiye ari byinshi babyumvise. Twavuze ku nka, tuvuga ku mwami Rudahigwa ni Kigeli, kuko Rudahigwa yatanze kera, yari yaratanze Rudahigwa, n'ukuntu abakwaga nyuma babaga babyujuje, na n'ubu hakaba hari abatarakwa, barahari nyine baherutse babaga batwise. Ni byinshi tuganiriye cyane rwose, kuri mwakoze cyane. Reka ducumbikishirize ahangaha, kuko murahari mutuganiriza kenshi, n'ubundi tuzongera, ariko mwakoze cyane. N'ubutaha ntitwongera kubona akanya, Imana ikidutije ubugingo tugihari, nzongera mbaganirize, nongere mutubwire amateka, kuko ibi ni bikeya tuba tuzi. nta kibazo gihari, ibyo tuzaba tuzi tuzabikubwira. Oya murabizi, kuko abato ibyo dukeneye, kuko icyo ntazi, icyo nzi nkaba ntazi icyo ari cyo, biragoye ko wowe waba utakizi. Ibyo utazi njye noneho sinaba nanabitekereza, kubera ko mwebwe muzi byinshi, nk'ubwo sinarinzi ari amata watubwiye, narinzimo umuhondo n'amantuza n'amasitu,
gusa ariko y'umwezo y'imyezo ntayo wari uzi ko Ashobora umushumba agomba gukamirwa ukwezi yakama wenyine, sinari nzi yuko n'umushumba yahabwaga inyama y'igihaha kugira ngo yange inyama zimutse kumumera neza ejo atazavaho yica. sinari nzi ko kandi babahaga amata cyane kugira ngo bazikunde n'icyo kumuha ayo mata y'imyezo akazayagura inzoga nawe kuko ntiyayanywa, bakayagura inzoga na nyirabuja cyangwa n'abashiki ba shebuja cyangwa se we n'umwana wo mu rugo wabakaragira se yamukundaga gusumbya abandi, kuko ubwa mbere nubwo abantu bo mu mfura batekaga batinze bikabera, uretse n'ubwo byitwaga bibi gutaramira inkono, ariko ubundi babaga bataramiye inka bakacana batinze kuba bakomeza kuganira. Ariko umushumba yazana ise akajya ku gicaniro hariya agasekamo ibijumba nk'ibi byiza akabisubikamo igihe bari muri ibyo by'inkono zabo n'abandi bana bari mu biki mu biganiro, akamuhamagara akabihuha akabihanagura akabihuha, hanyuma akabimuhereza akabirya, bakaba bategereje naho yamaze kubimanyagura kandi yicaye aho ngaho acyuye. Icyo kikerekana nyine ugukundwa kw'imirimo y'umuntu yakoraga. ni ukuri mwakoze cyane kutuganiriza, kandi n'ubutaha muzongere mutuganirize tumenye byinshi kurushaho, tuganire no ku bindi kubera ko ibi biradufasha. Abadukurikiye rero mwabyumvise ibyo umukecuru bibi ndetse n'umusaza Rubayiza batuganirije, nizere ko mwungukiwe nabyo. naho ubutaha ibibazo muragira mwandike muri comments mubimbaze, kugira ngo nimba nkeneye ko bamfasha kubisubiza nzabibagezeho, badushakire ibisubizo kandi tubashe kurushaho kunguka byinshi ku muco nyarwanda, amateka ndetse n'ururimi rwacu. Mwakoze cyane, naho ubutaha.